inkike z'Yeriko zikagwa hasi. Greatest Heroes of the Bible niyo filime batwereka. Intwari zo muri Bibiliya nanone barakwereka nanone inkuru y'igihe cya kera y'umubyeyi wakundaga abahungu be babiri, ariko nanone waje nanone kuba yarwanywa n'umwami wari uriho muri icyo gihe nanone, ariko wageragezwaga hagati y'urukundo yakundaga Imana n'umuhungu we. Turaza kuyireba kuba twabyitegereza muri filime y'igitambo cya Abraham, The Abraham's Sacrifice, niyo filime dusa naho tugiye kureba nanone igitambo Abraham yabashe kuba yatamba. Jane Barry arakina ari Abraham, Andrew Daga arakina ari King Halaba, Beverly Garland arakina ari Sarah, Ross Martin arakina ari Hagar, Rainy Kaza araza gukina ari Hagar, naho Eddie Arms araza gukina ari Rose. Abraham Sacrifice niyo nkuru cyangwa se igitambo cya Abraham nanone bariya nabashe kuba bayikoraho. Ubwoko bwa Abraham bwaragiye nanone butura ahantu hamwe, kandi yari afite umugore, nyamara ariko umwami witwaga Haraba yakomezaga kumuneka kugira ngo amenye uko abayeho. Dukora iki data? Ihangane mwana wanjye. Umunyabwenge yaravuze ati, ndareba intama ariko abashumba bari hehe? Reka biyerekane. Umuntu agiye kubashyiraho inkota babimenya. Oya, nubwa mbere ugiye kugerageza kuba watera mwana wanjye. Ukwiye kwihutonda kugira ngo uzabeho igihe kinini. Wanyigisha ibintu byinshi data, ariko ubwoba ntabwo buri muri byo. Yewe no mu bantu bandi bakuru banjye nta bwoba wigize ubigisha. Mwana wanjye Shada, genda ushimute ziriya ntama. Intama ni za Aburahamu, byibuke batangiye bakwereka yuko hari umwami witwaga nanone King Halaba utaranezerwaga n'ibyo Aburahamu yakoraga. Nkuko nababwiye dore baraje. Uriya mwami Halaba biraba byiza cyane nitumutera natwe. Reka tumwereke ko natwe tubashije. Aburahamu nanone yatangiye kugenda kugira ngo intama ze umuhungu w'umwami atazitwara. Umwami yihagarare nka hariya, n'umwami ni King Halaba. Mwami Halaba, uku niko ugiye kundwanya? Ariko watinye wagisaza we. Hagarika umuhungu wawe cyangwa se tubashe kuba twarwana. Aburahamu, ndabona watinye shaka ubw'umuhungu wanjye. Nge nariyizira. Batangiye kuba barwana, dore umuhungu ko agerageza gutera Aburahamu kuba yarwanya Aburahamu. Aburahamu ingabo yaraguye. Agiye gufata ingabo ye ngamutere nanone, dore uko yishitse mu icumu rya Aburahamu. Umuhungu w'umwami nanone King Halaba agwa hasi. Aburahamu ntiyarabizi ko agiye kumwica. Yagiye gutoragura ingabo ye, umuhungu yishita mu icumu rye. Nanone King Halaba yarababaye. Umwami nanone yarababaye, umuhungu we. Mu by'ukuri Aburahamu we, reka abasore banjye banzanira umuhungu wanjye. Abasore ba King Halaba bafashe umuhungu baramuzana, bamwurije indogobe kuriya. Ntago byari bikenewe ariko kumwica nyakubahwa. Ariko nyakubahwa wageragezaga kwirwanaho. Nanone barakwereka hano uko filime igenda ikomeza. Inkuru nanone ni inkuru ya Abraham's Sacrifice cyangwa se igitambo cya Abrahamu. Barakwereka uko inkuru yakomeje. Reba uriya muhungu. Nanone barakwereka umwami yarababaye. Umwami yarababaye nanone ni King Halaba. Nyumva Aburahamu, utwaye ubuzima bw'umwana wanjye. Kubera ibi ngibi ndarahiye kuri Bayali, weho n'ubwoko bwawe muzishyura igiciro kiremereye. Nawe ubwawe
uzumva icyo bisobanura gutakaza umwana w'ikinege. Nanone ngo bazihorera ku yindi nshuro ni filime. Ishimayeli ari hehe? Aburahamu yatashye ashaka Ishimayeli. Ishimayeli yagiye. Ntekereza ko ari gukina n'abandi bana. Hehe se? Agomba kuba ari iruhande rwawe. Ariko se kubera iki yaguma kuba iruhande rwangera? Ndamukunda niyo mpamvu mbivuga. Ariko ntago wamugira umuragwa w'ibyawe. Ibyo tuzabivugaho wa mugore we. Ntago ari iki gihe. Tutegereje iki? Uratekereza yuko umugore wawe azasama? Uwo ni Hagari. Nizere ko utari kuvuga kuri Sara rwose Haga. Wenda mbabarire. Ariko se si Sara wambwiye ngo turyamane? Si we wakubwiye ngo turyamane? Umuhungu atabashije kubyara, njye naramubyaye. None Ishimayeli niwe muhungu wenyine ufite. Kandi ni uzagira iteka ryose. Ugomba kubimenya rero ukamuha umugabane. Ibyo turaza kubivuga niko nakubwiye. Sara yarabyumvaga. Kuri uruhande uyu mugore yababashije kuba yabyara, agasuzugura afite muri uru rugo ngo ni Hagari. Turakomeje na filime nanone. Haga, yewe afite uwo bavanye muri Egiputa. Wavuganye nawe? Nagerageje. Ariko ntacyo byahinduye. Hagari, reka nkubwire. Igihe cyose atari yamugira umuragwa, njyewe nawe n'abandi banyegiputa turaha, tuzaguma turabacakara. None namubwiye niki nakoresha? Ariko uri umugore, koresha ubwenge bwawe bw'abagore. Gerageza umutsindagiremo rwose kuba yakira Aburahamu, yagira rwose Ishimayeli umuragwa. Ndaza kugerageza. Ariko kuri inshuro Ishimayeli nguri arimo arakina. Yewe Ishimayeli baramuhamagaye, ni umuhungu wa Hagari na Aburahamu, wavutse kubera ko amasezerano y'Imana yagiranye na Aburahamu na Sara yatinze. Mwana wacu Loti yaje kumureba. Ukwiye gukina bukeya rwose, dore ndabona byakuremereye. Ariko nanjye rwose rero nzi gukina. Nzi no gutera icumu. Ibyo birahagije rwose. Yewe ukwiye kuba uri kumwe na mama wa Ishimayeli. Nashaka gukina. Ntacyo bugiye mwana mutoya. Buri aho ngaho tubanze tuganire. Ndashaka ufata abagabo bakeya, mugende mutate. Nkeneye kumenya ibya King Haraba, ibyakora ahajya, kubera yuko ashobora kutwitura cyangwa kuguhorera. Ariko data nanjye najyana nabo. We yasha wa mwana we, uri kuvuga ibidafite akamaro. Iyi ni imirimo y'abagabo. Ariko nanjye nagenda. Nshobora kugenda nihishahisha ntawambona. Kigize akantu k'akagabo hano ka Ishimayeli nako ngo karashaka kujyana n'abatasi. Loti, witonde cyane. Nkuko uhora ubimbwira rwose. Igihe umuvandimwe wanjye Harani rwose yapfaga, yarambwiye ngo nzakurinde muhungu wanjye. Kandi rwose waragerageje. Nukuri waragerageje. Barakwerekana none. Amahoro abane nawe. Yego rwose n'abane nawe. Nyamara ariko Harani ni umuvandimwe wa Aburahamu. Ushaka kumenya uko yapfuye ni igitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye. Ushaka kumenya ukuntu bishwe n'umwami ni Itangiriro ku buryo bucukumbuye. Ushaka kumenya amagambo ya nyuma Harani yabwiye Aburahamu ngo azarinde Loti, akaba nayo mpamvu yamugendanye, ni igitabo cyitwa Itangiriro ku buryo bucukumbuye. Turagifite. Turaza gusigamo itangazo ryamamaza ibitabo byacu kugira ngo tubashe kwiga ibyanditswe byera ku buryo bucukumbuye mu bihe dusohoyemo dukorera Imana. Abatasi barerekeye nanone, abatasi barerekera, ariko Ishimayeli nawe yagiye ku buryo batazi, ariko ari kugenda bakurikira. Kari akana karaho gakubagana nanone, dore kari kabakurikiye, kandi aho bagiye Aburahamu yavuze ngo ni mu bintu by'abagabo. Barakwereka ku rundi ruhande nabo babiteguye. Bakabonye ka Ishimayeli, bakitegereje, kandi Aburahamu yishe umwana wa King Haraba. Ishimayeli we, nyina aramushaka. Yewe Ishimayeli yabaye Ishimayeli ku musozi naho hari. Yewe Haga, yewe anko yaje kumugaragu hano.
ese umuntu wese yagiye hehe? Uri gushaka umuhungu wawe? Birumvikana. Yewe, ntago uzi imipango ya haraba yo kwihorera? Ntabyo nzi, nta muntu wabimbwiye. Kwica Ishimayeli nibyo ashaka. Ayiwe mana yanjye, ni ukuri se nta muntu wigeze ambwira ibyo bintu? Yego nyine kubera ko turi abacakara, turi abagaragu. Turi abagaragu muri uru rugo. Nta have tuza ndabizi yuko ameze neza ahari. Mana yanjye, mu by'ukuri ni ngombwa kwinginga Aburahamu ukamuhata ibibazo akagira Ishimayeli umuragwa, natwe tukaba abana mu rugo. Urumva, Aburahamu niwe uzakora ibintu by'ubunyangamugayo kubera ko nta mwana afite, akwiye kugira Ishimayeli umuragwa. Ariko akunda Aburahamu, nimba akunda Ishimayeli, nimba mukunda reka bikore. Ariko akunda na Sara. Arakibuka Sara mu by'ukuri. None Sara aramukunda, hari umwana yenda kumuha, aramukundamo ibiki? Cyangwa se Ishimayeli si amaraso ye? Ibi ni ibiki? Ni Egiputa, aba ni abanyegiputa rwose bizaniye na Hagari. Mu by'ukuri urabizi neza ko ako gahungu kazanye nabo? Yego rwose kari inyuma nk'ametero nke inyuma yabo, nakabonye. Ni byiza cyane. Biragoye cyane kugira ngo baze kuducika kuri inshuro. Nanone rero umuyobozi wabo ni Loti, niwe uri kumwe nabo. Ndahiye Imana ko umuhungu wa Aburahamu araza gusanga umuhungu wanjye Shada aho yagiye. Nanone ntago byoroshye kuri uruhande. Bari kwereka Truth yarakomeje, ariko n'abatasi barakomeza kuri uruhande. Abatasi bayobowe na Loti baje kureba niki King Haraba bari gutegura, ariko mu misozi urareba yuko babiteguye rwose. Ishimayeli nawe ari kugenda rwose, nta nuza ahari, yabakurikiye yigize intwari, kigize agahungu k'intwari. Mugende nyamuneka mutere. Hari abo yahaye ikimenyetso n'ingabo ze ngo zihagare muri pozisiyo. Namwe mugaruke hino namwe, kuko baje bakusha. Mugaruke hino kuri uruhande. Barakwereka Ishimayeli nawe karakomeza, nta uzi ko kaje, nicyo kibazo. Hagahungu kaje, ariko mu rugo nanone hariyo imipango. Bakiri muri ibyo, hari abagabo batatu baturutse hirya bagenda, bararabagirana ni gutyo. Sara arabitegereza, uyibuka Aburahamu ari mu rugo. Abashyitsi baraje, n'abashyitsi batatu Aburahamu yakundaga kwakira abashyitsi yaraje. Dore Aburahamu. Yewe n'abagabo badasanzwe nabonye barabagirana. Byihorere, tuza ndabona ari abanyamahanga batatu. Bakeneye umuntu wo kubakira. Murakaza neza, murakaza amahoro abane namwe. Mwese muhawe ikaze. Sara we, tegura ibiryo vuba. Ireba uko wakinje ikimasa. Ariko nta nubwo twe twakubwira abo turibo. Ntago nkeneye amazina yanyu. Icyo mbona nuko muri abashyitsi. Iki ni muturutse kure. Icya gatatu mukwiriye ikaze hano mu rugo. Ariko rero hari ibyo dushaka kuba twakubwira. Oya mwebwe hano hose, mwicare mugwe neza weho n'inshuti yawe. Abamarayika nanone batatu barasuye mu rwandiko rw'Abaheburayo bakatubwira ngo nimukagire bure, mujye mugira umwete wo kwakira abashyitsi. Hano twagiye ku rundi ruhande. Buriya se barabasha kuducikara? Ni King Haraba n'abantu be. Loti yashatse guspyinga cyangwa yashatse gutata. Ni mureka tate, mukore ku buryo hatagira umugabo n'umwe wataka, kugeza igihe rwose ndabubabwirire. Mwibuke agahungu niko nshaka cyane kuruta abandi. Sara, yewe reba abantu banjye, abashyitsi banjye. Imana ibaha umugisha rwose, ibyo mumbwira byose ndabyumva. Imana yambwiye ngo Imana igiye kuguha umwana. Umuhungu ndamufite, ariko umuhungu uzabyarana na Sara. Sara yarasetse mwoka byaramwe, ariko aba bagabo baje ahangaha. Bwira umugore wawe yigire hano hafi. Yararimo yisekera hariya hirya ngo Sara yararimo aseka.
yewe madamu yaraje, abashyitsi ni batatu bambaye gutyo, ni abamarayika bavuye hano bajya kurimbura Sodoma. Urashidikanya ko uzaba ufite umwana? Nyakubahwa, rwose nimba ntaragize umwana mu myaka y'ubuto bwanjye, nta gusengera umuhungu se? Ndamusengera. Tuzagaruka undi mwaka nk'iki gihe, Sara azaba afite umwana w'umuhungu, azabyara umwana w'umuhungu. Abamarayika barigendeye, nyamara mu kwigendera ngo basize babwiye Aburahamu ko bagiye kurimbura Sodoma. Filime y'Isodoma ni Gomora nayo turaza kuyibaha. Nanone Sara, Ishimayeli we, yewe Hagari n'umugaragu we nanoneho muri Egiputa. Ibi ni ibiki ko mbona rwose ari bibazo gusara? Mu by'ukuri ibyo ushaka n'ibiki? Tuza. Ntago nshobora guceceka, ariko ubwo ngubwo uzi ko bashobora kuba bamufashe. Yewe Ishimayeli we, mu misozi, mu bihanamanga, Ishimayeli wa mwana we. Hirya no hino barahamagara, ku rundi ruhande barakwereka Aburahamu. Hari icyo Imana yavuze, abandi bagiye gushaka Ishimayeli. Yavuze ko undi mwaka nk'iki gihe, umugore wanjye, nukuri rwose biriya bintu sinyibitekereza Aburahamu we. Ye ntago ari kubyibwira, uri mwiza Sara. Yewe Ishimayeli nawe tubona hano hose, mu by'ukuri nimba rwose ushaka ko Aburahamu aba rwose aragwa ibintu byose, oya da, nta muntu rwose uretse umuhungu nzabyara njyewe na Aburahamu uzaragwa. Erega hasi uri mukina mada, nzaba mfite umuhungu rwose mu myaka yawe. Muceceka muzanyemo iby'imyaka, muceceka. Aburahamu arabacecekesha. Mu by'ukuri reka njye kureba Ishimayeli. Urashaka kuvuga iki Sara we? Imana ngo nibishaka? Yego, Imana nibishaka. Imana yasezeranije yuko ngomba kubyarira Aburahamu umwana. Yewe uretse n'Imana ya Aburahamu ntishobora gukora icyo gitangaza rwose. Sara aramwihorera. Nta gitangaza nyamara uko mbona gikomereye Uwiteka kugikora. Nanone Hagari icyo ashaka ngo ni ibintu by'imitungo, nuko Ishimayeli ari uragwa ibya Aburahamu. Aburahamu yari umukire, yari umutunzi, Imana yari yaramuhaye umugisha muri byose. Dore ka Ishimayeli katagangaye, kihaye imirimo kadashoboye, kandi kari kuri tageti ya King Haraba. Ni igihe muve muri position, mwatake turashaka umwana mubyibuke. Ngaba bagabo ba Haraba nabo si bakeya, intwaro nazo sizo babuze. Kuri inshuro ni filime ya Abraham Sacrifice, cyangwa se igitambo cya Aburahamu turimo tureba. Nanone tureba urukundo Aburahamu yakundaga Imana rwatumye atanga, agerageza gutanga umuhungu we Isaka ubwo Imana yamumusabaga. Bari kwereka Loti, bo bari guspyinga, ntago baje kurwana. Mwatake bagerageje kuba bakwataka. Nanone ku rundi ruhande barakwereka, mu kujya kureba ngo batake, yabonye rwose babonye Ishimayeli nyuma, kandi imbere hari igitero. Gumaho. Dufite uburyo twakiza uyu muhungu subu. Ishimayeli, shaka uburyo wihisha, wipfurika ahantu hashoboka, natwe twatake. Baraje kwataka. Nanone mukuza kwataka, ye mubakurikire. Oya da, buriya bari kujijisha. Mwebwe mushakisha ahantu hose, mureke ibintu byo kurwana, mushaka agahungu. Umuhungu ahari ariho mushakira mumuzane. Nanone Ishimayeli ngo kuko yihishe, barakakwereka karagiye kihisha mu bihuru hano. Abashaka barashaka, ngako kagiye nawe ukabwiye, kihishe. Barashakisha Ishimayeli ahantu hose. Wibuke agomba kwicwa nk'uko umwana wa King Haraba yabashije kuba yakwicwa. Ku rundi ruhande barakwereka niko filime ikomeza kuba yagenda. Baramufashe, bafashe Ishimayeli. Nanone tubonye ikiganza kimufata, ikimenyetso kiriho n'icy'umwami Haraba. Ishimayeli nimba ari bo bamufashe nanjye sindasobanukirwa, ariko ndabona ikimenyetso ni icya King Haraba. Nanone na Aburahamu yari yiyambitse nkabo. Ndabona ku rundi ruhande
ntago nanjye nari nasobanukirwa neza, ariko turaza gusobanura. Vayo hano Ishimayeli, twibuke ko Aburahamu yavuye mu rugo agiye kumureba. Izi nifomu wazikuye hehe? Ntago babimenya, ntago baturusha ubwenge rega. Aburahamu niwe wabashije kuba yakiza Ishimayeli. Ni ukuvuga ngo uko mumeze gutyo n'ubwanwa mufite, Ishimayeli abashe kuba yabacika akana gatoya. Caceka. Ubwo byo nibyo wasubiza? Nta mugabo n'umwe muri mwe ushobora gutekereza ibi ngibi. Mwese ngo muri abarinzi. Nta n'umwe ushobora kuzana akana gato kuriya. Yarabatutse kuri ruhande, bamisinze ntibabashe kubona Ishimayeli bashakaga. Nanone Ishimayeli kuri inshuro yabashe kuba yarokoka. Igihe cyaratambutse, iki n'itumba birahita. Sara rero yaje kuba yatwita. Nanone kandi igihe cyo gusorerezwa amasezerano cyari cyegereje, baramukwereka Sara. Barakwereka nanone iby'Imana yavuze byari bimaze imyaka myinshi, ariko Imana irabikora, irabisohoza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aburahamu baramukwereka hano ku rundi ruhande. Aburahamu baramukwereka araha mu rugo yabuze amahoro, hari ibintu rwose bitagenda neza. Akana karavutse, iyo n'umwana aravutse. Aravutse ni umuhungu. Roti we, ubu mfite umuhungu. Mfite umuhungu we. Mfite umuhungu n'ukuri. Mana urakoze. Mana yo mu ijuru, kubera umuhungu mpaye. Hirya hari wa mugaragu wo muri Egiputa yakomeje gusenga ikigirwamana yazanye, yaragihishe rwose. Babonye sinzi ibyo yikanze, yaragihishe. Yabyaye umuhungu sha. Ubu noneho Ishimayeli ntashobora kuba umuragwa. Uno kuvuga urambwira ngo ndi mwiza, ariko Aburahamu sinari natwara umutima we namba. Erega uri umunyamahanga, uturuka mu gihugu cy'amahanga. Imana ari kuvuga ubundi wahoze usenga ngo izabikemura ni iyihe? Uretse nze nkwereke do. Ntuyireba se sha? Kuni ikosta yemaha. Iyi warayizanye? Byagutwara ubuzima bwa Aburahamu amenye ibyawe. Yabimenye ate? Wishingikiriza ibyo ngibyo ngo umwana wanjye ngo bizatuma ngabona umurage. Imana yacu harosi yo muri Egiputa rwose. Reka rwose Imana yacu Ishimayeli azabe rwose umuragwa. Arabwira ngo ikigirwamana cyabo ngo hari nimba ari heresi cyo muri Egiputa. Herebo noneho yamenye yuko Aburahamu yabyaye undi mwana ku mugore wakunda. Yatangiye noneho kubahiga bikaze, agira ngo noneho atware n'ubuzima bwa Isaka. Nanone urugamba rwa King Haraba ntago rwari rworoshye. Ibirwanya amasezerano y'Imana biba ari byinshi. Akana ngakariya kari mu mbuga, noneho kariya gahinja dore ngako. Tekereza ko babateye, kandi dore agahinja ngakariya hasi. Amahema baratwitse kuri ruhande ni King Haraba. Aburahamu yarabimenye. Yewe ibibazo biri kugenda byiyongera rwose Loti. Sara arashaka yuko Hagayi na Ishimayeli bava. Bityo kandi no mu rugo irwango hagati y'abagore bombi ntirumeze neza. Bimeze nabi kabisa. Ishimayeli arimo akina na Isaka hano. Mu by'ukuri se anko uzohereza Ishimayeli agende? Ngomba kubikora. Umutima wanjye rwose urashenjaguritse. Navuganye n'Uwiteka. Irambwira iti bigomba kuba. Nubirukana se Haraba azahita bafata rwose. Oya Ishimayeli azakomeza agira uburinzi. Imana yansezeranje ko izamurinda. Ndetse ngo nawe azaba se w'amahanga menshi ibigirengewe. Nimba ariko Imana yakubwiye rwose anko nta wakubuza yuko ubikora. Imana izabirinda rwose, izarinda aya masezerano yose. Ishimayeli mwana wanjye,
Ishimayeli, bahamagaye ka Ishimayeli gatoya kari gukina na Isaka. Umuhungu wanjye Ishimayeli, ibuka buri kimwe cyaba cyose data wawe aragukunda. Ntukwiye kwibagirwa ko ndabizi data yafashe agahungu karagasoma nanone, nubwo rwose kavuga ku mugore Imana itaye amasezerano n'akana ke, ubyibuke. Yewe ubu nta gahunda y'uko rwose dore abanyegiputa b'abagaragu barajyananye n'Aburahamu ngaba bari kuvuga ngo nta byiringiro bihari, keretse habayeho ikintu gihindura iyi situation, naho ubundi ntago umwana wacu yaba umuragwa. Nta n'uburyo ki tuzaragwa ibya Aburahamu pe. Ntago dukwiye gutegereza ibi bintu rwose. Ishimayeli na Hagari, ni gute nzamenye ko buri kimwe cyose kiri kuba? Gucyo ubundi twebwe nk'abanyegiputa tudashobora gutera inkambi, tugatera rwose, no kuvuga ngo tugatera inkambi ya Aburahamu tukagerageza kuba twarwana. Urabiza Aburahamu yatunesha kandi twahinduka abacakara. Igihe kigeze, munyumve mwese, ubu ntago tunezerewe twese kuko Aburahamu yabashije kubyara umwana kuri Sara. Ni ukuvuga nanone bari mu mipanga ahangaha. Ndabizi neza ko ku iherezo dushobora gutsinda, umupango wanjye watsinda turamutse tugerageje gutera. Aba ni abagambana, nanone ni abanyegiputa, ni abagaragu bo muri Egiputa, babashije kuba bazana na Hagari ngo bamubere abagaragu, ariko none barwanya amasezerano y'Imana y'umwana wari kuba yavuka. Kuri uruhande muritegereza, my plan may take longer than Topex, but there is this difference between us. I am certain to succeed in the end, where you are certain to fail. Zengar is right. We have waited this long. It will not hurt to wait longer. So be it, Zengar. Good. What say you? Yeah. And what say you, my niece? So be it, Zengar. So be it. dore izi ni impago z'amazi. Wera ubu ngubu ntugire ikibazo. Uwiteka nk'uko Uwiteka yasezeranyije, Ishimayeli yari nk'umwana wanjye. Nanone hano barimo baganira, ariko n'ikiganiro cya nyuma. Isaka aracyari umwana, ariko Ishimayeli we, Imana yambwiye ngo nawe azaba se w'amahanga menshi. Ubutayu niburamuka budukundiye kubaho bizaba wenda. Barakwereka Ishimayeli mwana wanjye. Wibuke ibyo nakubwiye, ikintu cyose kizaba gishoboka n'ikidashoboka, nzajya nibuka ko unkunda. Nanone yahamagaye agahungu ke ka Ishimayeli. Ntago byari byoroshye kuba yasenda umwana na nyina kuri iyi nshuro, ntago cyari cyoroshye, ariko nanone yarabikoze kuko niko Imana yabishakaga. Wiyiteho umwana wanjye. Sara nawe yamufataga nk'umwana. Yes, muvandimwe, nukuri ndabizi uzakura umwana mukuru. Ako ni ka Isaka gatoya, akana ko mu zabukuru, ariko nanone kavutse gakunzwe. Aburahamu yarabohereje, kandi isezerano Imana yasezeranije ba Ishimayeli naryo ryarakomeye, riragwira nk'uko Imana yabisezeranije. Nguko imyaka yarashize,
Isaka rwose arazamuka haba umwana w'ingimbi, aha bari bari kumwigisha kurasa. Ukora gutya ugashyiramo umwambi utya, nabibonye, ndeka noneho mbikore njyenyine. Yari yitegereza akana kari no kuhamya rwose. Byiza cyane muhungu wanjye, urashe mu mbarutso. Nanone baragenda bakwereka uko inkuru yabashe kuba yakomeza. Aha ni kwa King Haraba, hari abanyegiputa bahinjiye nanone, ni ba bandi bari abagaragu ba Sara babonye bidashobotse baza kwifatanya na King Haraba kugira ngo King Haraba haguruka haga, ni Haga niryo zina rye, mwene wabo ni ubwo wari wadusuye ubushize wadusezeranyije amakuru meza, cyaba ari igihe cyo kujya kubatera. Mu by'ukuri inkuru zanye nuko ngo Sara ngo yabyaye sha, nyine inkuru nuko nubwo Ishimayeli yagiye hari akana gasigaye wakwica gashyashya. But do you not see, Highness? It leads the way to your ultimate revenge. Now that I know that there can be no inheritor by Sarah, I can deliver Isaac into your hands. Abraham dotes on him, just as you doted on Prince Shaldar. You dog. Wambwa we, uratinyuka ukavuga izina ry'umwana wanjye wapfuye nanone. Forgiveness, Highness. Umbabarira, ariko icyo nashakaga ni ugutuma Aburahamu ababara akabona ibyago. I will bring you the boy. Mu by'ukuri nsezeranye ikintu. Ikihe? First, Mbwira yuko nituramuka duteranye rwose Ishimayeli azaba umuragwa bya Aburahamu. give me your assurance. Nibyo Ishmael will be sole inheritor mu of by'ukuri. land and flocks. Okay, ntacyo, ndakwemereye rwose. Ntacyo rwose, Isaka nitumwica Ishimayeli azaba rwose umuragwa, kandi nawe urinde amasezerano yawe. Bizaba byakorwa rwose. Abaye nkaho yemera gufatanya nabo mu kurwanya Aburahamu no kuba kandi bashobora kuba bazana kariya kana Isaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. It shall be done. It shall be done. Uritegereza biriya, umwana ku mwana ntago bihagije kwihorera. Aburahamu nawe akwiye kubizamo. Niye nyungu wabikuramo? Aburahamu nawe yakwicwa, What kind of Isara akicwa nawe, Loti nawe akicwa, ubwoko bwe nka butsemba. and how do Ni gute ushaka kuzabigeraho se mwami? Nshingiye kuri kariya gahungu. Kariya gahungu rwose ni ikubitiro rya byose. Nanone filime irakomeza tukubwira ngo filime na Aburahamu, sacrifice Abraham, sacrifice cyangwa se igitambo cya Aburahamu. Nanone hari abantu bakeneye kuba I saw a column of King Harabel's soldiers approaching. bafasha rwose Aburahamu rwose akaba yadufasha. Hariya yarabashutse cyane, arababwira ngo hari igitero kigiye kuba. What is it? Father, the food is ready. Mother wants you to come and eat. Data, ibiryo byahiye, niko mama avuze. Aburahamu yari yiryamiye ahangaha ngo musi. Yewe so arashaje mwana wa, so arashaje. Hariya nanone baracanye, cyari ikimenyetso kigaragaza ngo batewe. Nanone hari imipanga iri hano kuri uru ruhande, reka turebe. Ni ukuvuga Loti yacanye, ari kugaragaza yuko bakeneye ubufasha. Abraham, your food is getting cold. Aburahamu ibiryo bigiye gukora, bati we da, hariya hakurya hari urugamba. Aburahamu witonde cyane, mwirinde cyane kandi mwirinde rwose. Nanone kuri uruhande barakwereka kuri uru ruhande barakwereka
barakwereka nanone ibitero byo ni byinshi. Hari uwafashwe hano kuri uruhande, byabaye nk'aho hafashwe amateka. Nanone hano barakwereka filime irakomeza. Byiza nuko turi kumwe, turi kugenda tuyireba. Abraham Sacrifice cyangwa se igitambo cya Aburahamu niyo filime turi kureba. Batwereka uko byagiye bigenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanone dore uko abagabo ba Aburahamu binjiye. Mu kwinjira nanone umupango wari uko rwose wa munyegiputa yavuze ngo abantu nibave mu rugo ngo bajye gutabara. Dore uko none baje mu rugo kwa Aburahamu kushaka uko bashimuta umwana. Wibuke abagabo bose bahavuye, bisa naho abagabo babashije kuba bajya hehe gutabara. None dore Sara bamutwaye umwana we. Sara nuko bamutwaye, dore wa munyegiputa. Uratekereza ko ari we mugore gusa? Nanone umwana baramutwaye. Iyi nkuru ntabwo igaragara muri Bibiliya. Nanone hari inkuru bagenda batwereka bashyiramo kugira ngo bagaragaze buryo ki byari biremereye muri icyo gihe, ariko nta kindi kimenyetso ndeba. Nta n'icyo nigize nohereza rwose nkubwije ukuri, singiye watanze ikimenyetso. Mugaruke dusubire mu rugo, ibintu birakaze. Nimba atari wowe watanze ikimenyetso cy'intabaza, ninde wagitanze? Bagerageje, nagerageje kubahagarika, ariko wa mugaragu rwose aho zanga umujinya we rwose watumye Amerika atwara umwana wanjye. Mu by'ukuri kiriya gihungu cy'ikinyegiputa nacyo cyari kiri kudutata. Birasa naho batanyizera, bakize ibyiringiro byabo muri Haraba nyine kiriya kinyegiputa. Sara wihangane gusa, sinizeye ko Uwiteka yashyira ku mwana wacu iherezo ribi nk'iryo. Nguko byagenze, ushimutwe we yashimuzwe. Nguyu umwana rwose wa Aburahamu, nguyu namuzanye. Mu by'ukuri ngewe icyo wambwiye ndagikoze. None nimba bikunejeje nyakubahwa, uzi icyo bisobanura? Uyu niwe wagomba kuba umuragwa wa Aburahamu. Uyu niwe wagomba kuba umuragwa. There shall be only one inheritor. So shall there be. Only one inheritor. And his name shall be Harabal. Take this traitorous... Iki nacyo mugitwara nanone. Nyuma yo kugambana na wa wundi baramwishe. Give me your word. It was agreed. It was agreed. Be afraid, young Isaac. I have no fear of you, King Harabal. Haraba ntago nkutinya, n'abantu bawe simbatinya. Ego zeja kuvuga nishinjorisha. Nanjye nakundaga umuhungu wanjye. Mu by'ukuri wowe uramaraza kumenya icyo bisobanura kutakaza umuhungu wawe w'imfura. Nanone ngo nimwumve mwese, mwumve iby'umwami Haraba yategetse. Umwana wa Aburahamu w'umuheburayo araza kuba yakwicwa ejo. Nanone Haraba umwami haraza kuba yihorera kimwe nuko yihorera ku bandi banzi bose b'umwami. Nanone barakwereka abagabo bari bateranye ngo bumve inama. Mukumve, dore hariya hari umutasi watase. Nanone umutasi nanone nta bantu baburamo abatasi. Watase aza kububwira amakuru Aburahamu yuko umwana wabo azicwa. Hanagura amarira yawe, Isaka turaza kuba twamubona. Kuguhoza Sara umwana yabonye mu zabukuru ntibyari byoroshye. Nyamara ariko bimwe mu bice by'ifilime ntibiba biri muri Bibiliya. Bategura filime bagenda bongeramo ibindi, ariko icyo bashaka kugaragaza ni ukurushaho gutsindagira umugambi w'Imana n'icyo yari igambiriye gukora. Birasa naho
surrounded on 3 sides by cliffs. I don't like the look of it. ntago nkunze ibi bibuye uburyo bishinamye. Instruct your men to Mu by'ukuri ariko uko biri kose iraza kuba yari inzira yo gutera kwacu. Aburahamu n'igitero kinini bari baje gutera nanone. Tubabwira ngo izi filime nanone ni kuri Bibiliya TV uzisanga, kandi nanone tukagira ibitabo byinshi byagufasha kwiga Bibiliya uko bukeye nuko bwije. Barakwerekana none Aburahamu, nguko Aburahamu yabaje kuza kuba yatera, kwitegereza umwana biteguye kuba bamwica. Urareba turimo turareba intama, ariko abungeri bari hehe? Bishatse kuvuga ngo ni agatego turakora iki? Aburahamu baduteza umwana, reka tubaze Uwiteka icyo gukora. Let us seek the guidance of the Lord. Bamanje kujya gusenga. Nawe nubona ibintu bimeze nk'ihurizo, ukabona ibibazo birakomeye, so ikiza ni ukubaza Uwiteka icyo gukora. Mu kubaza Uwiteka, Uwiteka mbwira ikintu nshobora gukora kugira ngo mpirwe. Arashaka rwose bizirasaba ubugingo bwanjye kugira ngo nkize Isaka. Abagabo banjye bose se bari buhashirire? Mbwira Uwiteka niki nshobora gukora. Hari ikimenyetso cyagaragaye mu ijuru kuko Imana avuganaga na Aburahamu. Aburahamu, ntutinye, komera mu kwizera, ntago ndatuma utsembwa. Genda rwose uko umutima wawe ukuyoboye. Nanone Aburahamu yaratambutse no kwizera. Hari ijwi yari yumvishe, nawe ni wumva ijwi ry'Imana ukaba uryumvisha ari iryayo koko, ukomere tugende niko Uwiteka Imana mbwiye. Ariko hanko ni umutego ndabizi. Kuki tutaca ku rundi ruhande twohereza abagabo? Ngomba kujyayo? Simbyizeye, ntago wagenda wenyine. Nanone but you and your men need not follow me. Nonsense, Uncle. We'll not let you go alone. Aburahamu yaratambutse. Wibuke ni agatego. Umwana bamushyize ahagaragara. Ngabo mu misozi, ngabo ariya hejuru bahagaze ku misozi. Isaka mwana wanjye yatangiye guhambura. Abagabo bahagaze hejuru ku misozi mwababonye, bahise bavayo. Ndagufite Aburahamu, itegereze impande zawe zose, hari abasirikare. Itegereze. Ariko iki ni igihe cyo kwihorera. Ninjye ugezweho, ntago ari Isaka nashakaga. Ubuzima bwa Shada umuhungu wanjye, weho n'abagabo bawe b'ubwoko bwawe muraza gukurwaho amajosi. Abagore n'abana baraza kuba bacakara, baze gusenga Imana Bayali bayihesha icyubahiro. Mu by'ukuri itegereze abantu banjye bani impande zose, nyamara Uwiteka yavuze. Abanzi nibakugota, wavuganye n'Uwiteka. Uwo mwanya baratwereka hari igitangaza cyabaje kuba cyakoreka. Imana niyo yabyikoreye. Abagabo bose babonye inkuba zikubita, babona imirabya, babona amabuye anyeganyega, habaho ikintu kimeze nk'umutingito, haba instability. Buri wese munyegere bagabo, yayiyegereje abantu be. Uwiteka yatangiye guhirika amabuye. Ibi ni ikindi gihe Imana yarabikoze. Ariko nimba utarasomye igitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye, ntushobora kumenya ibindi bitangaza byinshi byagiye biba mu gihe cy'ubwana bwa Aburahamu no mu gihe cy'ubuzima bwa Aburahamu. Aha amabuye yishe abantu ku rwego rukomeye. Imana yaritamuruye, dore uko abagabo bapfa. Hari ijambo rivuga ngo nimuhagarare muze kureba agakiza ku Uwiteka Imana ari bubazanire uyu munsi. Abagabo baguye mu mabuye gutyo, bishwe n'ukuboko ku Uwiteka.
nanone kubw'ibyo Uwiteka Imana yari yavuze, kandi ari Imana irinda amasezerano yayo, ari Imana itabasha guhindura isezerano ryayo. Nanone ngwayo nguko uko Aburahamu yanesheje Uwiteka. Usubije amasengesho yanjye, unkuye mu kaga. Ubu noneho bibaye nkaho rwose urukundo rwanjye rwiyongeye nkukunda. Akibivuga Uwiteka aravuga, Aburahamu ngiye kukugerageza bwa nyuma. Fata umwana wawe umujyane ku musozi witwa Moriya, umuntambireho igitambo. Aburahamu akiva muri niba iki data avuza ngo iki? Kubera icyo uri kurira? What is it, Father? Ndi kurira kubera ko nkukunda cyane mwana wanjye, nyamara arizwa nuko bamubwiye ngo atangeho umwana w'igitambo. Nimba hari ikintu nigize nagukorera, ikintu cyakubabaje, mwana wanjye, niyo nagikora utazagira ngo nukukwanga, nuko nkukunda cyane. Kururu nzabyumva data, ari kugira ngo nibyakera, kumbi bari gupanga kumutwara ku musozi Moriya kumutamba. Ntago byari byoroshye. Ikigeragezo cye cya nyuma cyagaragaje bugaragaza urukundo akunda Imana. His final trust placed in the wisdom and love of the Lord, Abraham began his agonizing test of faith. I see the wood and the fire, but where is the lamb for the burnt offering? Ndi kubona umuriro, ndi kureba n'inkwi, ariko igitambo kiri hehe? Mungu wanjye, Uwiteka ubwe arishakira igitambo. Bibiliya iravuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa, cyangwa se ari bwishakira igitambo. Nanone Aburahamu yazanye akana hejuru kuri Moriya, umuriro awufite, inkwara zifite. Yakuyemo icyuma cye, yakuyemo inkota. Mu gukuramo inkota yari yamaramaje, yari yabaye determined kuba yatanga uyu mwana. Yaramwitegereje, hari ikimenyetso cyavuye mu ijuru. Nanone Aburahamu, ntukore kuri uriya muhungu, mu by'ukuri nabibonye yuko unkunda. Ikigeragezo cyo kwizera nari nkugerageje kirarangiye rwose. Nanone hano ku rundi ruhande barakwereka Aburahamu yabitse inkota ye. Mu kubika inkota ye yahobeye umwana. Mu guhobera umwana, Aburahamu rero yabaye se wa Yakobo. Yakobo wabyaye abana 12 baje kuvamo ubwoko bw'Abisiraheli. Nanone nuko basoje iyi filime yari igitambo cya Aburahamu, wari kumwe na missionnaire Kiza Benjamin. Nkubwira ngo nimba utarakora subscribe kuri channel yacu, ukore subscribe. Turabakunda cyane, naho ubutaha. Dufite ibitabo bya Gikristo byagufasha kwiga Bibiliya buri munsi no gukura mu buryo bw'umwuka. Nanone rero byose ibyo dufite tubasigiremo itangazo uri byamamaza. Nimba ari igitabo wifuza, hanyuma rero nabwo uraza kumenya uko wabasha kuba wakibona. Dufite ibitabo byinshi byiza kandi bigenda bihindura ubuzima bw'abizera uko bukiye nuko bwije, bagwiza imbaraga zo gukorera Imana. Bye bye, naho ubutaha. Turabakunda. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nkuko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu wari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke, bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi.
Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru Zitavuzwe zo mu Buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukora Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muri buka kubwo yakoraga igitangaza kikana Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo cyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru Zitavuzwe zo mu Buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe n'igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru nshya n'isi nshya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harmagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'Ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiel n'ubwa Daniel ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'Ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo Uko wabatizwa mu Mwuka Wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'Umwuka Wera ariko ntibabatizwe mu Mwuka Wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'Umwuka Wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu Mwuka Wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'Ibyakozwe n'Intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntago twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga.
kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica no kandi video yose turayifite y'igitabo icyo aricyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukabuka.